nta muntu w'Imana wagira inzara, nta muntu w'Imana wagira inyota, nta muntu w'Imana wakwirirwa ubusa, nta muntu w'Imana wakwicwa n'imbeho, nta muntu w'Imana wakwambara ubusa. Birashoboka. Inyigisho yo kuzamura amarangamutima y'abantu kugira ngo abantu bafane Imana bitewe n'inyungu bayisaruramo z'umubiri, iyo ni inyigisho y'ikinyoma. gatandatu Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, dore ab'inzu ya Isiraheli baravuga bati, iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera, kandi ahanure ibihe bikiri kure cyane. Mu minsi yashize wavugaga iby'ubuhanuzi abantu bakavuga ati, ibintu muba muvuga nta nubwo bizaba, ibintu muba muvuga nta nubwo bizanashoboka, muvuga ibintu kandi bikiri kure cyane. Ariko najya mbabwira inshuti zanjye, abantu bahumutse amaso bari mu ijambo ry'Imana, murimo murabona yuko iby'ijambo ry'Imana byavuze birimo gusohora kandi ntibigitinze. Ufite Imana rero nta kintu azatwarwa n'ibihe. Muri Daniyeli 7:25 Bibiliya itwereka inyamaswa yagombaga kugira ibihe ihindura ku isi, kandi nagira ngo mbabwire ngo ubu bwami bwa kane bwashushanyaga Roma bufite ibintu bidasanzwe bwakoze mu mateka y'isi, ariyo mpamvu ibintu bihe birimo guhinduka. Rero bwaba ari ubujiji kubona ibihe bihinduka ntumenye ko Satani afite ubushobozi, kubona ibihe bihinduka ntumenye ko Roma ibifitemo uruhare, kubona ibihe bihinduka ntumenye ko nawe ubwawe bifitemo uruhare kubwo kwanga kumvira icyo Imana ivuga. Amagambo akomeye nasomye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paje ya 497 akagingo ka gatatu, ni icyigisho cya 43. Baranditse ngo muri iki gihe ibimenyetso by'ibihe bigaragaza ko duhagaze ku itangiriro ry'ibintu bikomeye. Muri iyi si yacu ibintu byose biri kwivumbagatanya. Ubuhanuzi Umukiza yahanuye bwerekeye ibintu bibanziriza kugaruka kwe burasohorera imbere yacu tubureba. Aya magambo arakomeye cyane. Igihe turimo ni igihe cy'ibintu biteye ubwoba ku bariho bose. Abami n'abatware ari bo bari mu myanya ikomeye kandi y'ubuyobozi, abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose, abagabo n'abagore bo batekereza. Hari abantu badatekereza muri ino minsi. Muraganira n'umuntu, ngira ngo hari akavideo mwigeze kubona, umuntu bamubajije ikibazo arangije ngo nta mwanya wo gutekereza mfite. Mu magambo make, abantu gutekereza kwaratakaye. Ariko muri iki cyigisho baratubwira neza ko abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose z'ubuzima, abo bose bahanze amaso yabo ku biri kuba ahadukikije, bitegereza imibanire iri hagati y'ibihugu. Ibihugu birimo birashwana, politike z'isi zirimo amanyanga yo mu rwego rwo hejuru, kandi nagira ngo mbabwire ngo nta rukundo ruriho. Isi humanijwe n'abaturage bayo banze amategeko y'Imana. Byanga byakunda urebye imibanire iri hagati y'ibihugu, ukitegereza uburakare bugenda bufata ikintu cyose kiri ku isi. Ibintu byose ku isi birimo birarakara, yaba inyamaswa, yaba ubutaka, yaba inyanja, yaba ikirere, yaba abantu, yaba abaki. Uburakare, ibintu byose ku isi byararakaye, kandi basobanukirwa ko hari ikintu gikomeye kandi kidasubirwaho kigiye kubaho. Babona ko isi igiye kugera mu kaga gakomeye cyane. Se nshuti yanjye, ibi bihe urabyiteguye? Cy'ubutumwa cy'ivugabutumwa kuri paje ya 456, paje ya 456 baranditse ngo niba harigeze kubaho igihe dukwiye kuba maso kandi tugasengana umurava, icyo gihe ni iki ngiki. Igihe dukwiye kuba maso kandi tugasengana umurava, atari ya masengesho dusinziriraho turi ku buriri, atari ya masengesho dusenga tugiye gusengera ibiryo kuko kurya bisigaye bigoye, atari ya masengesho dusenga kubera yuko ejo uzajya gukora ikizamini cy'akazi, atari ya masengesho dusenga kuko umugore wawe agiye kujya kubyara kandi ukaba uzi ko abyara bigoranye, atari ya masengesho usenga iyo leta yaguhamagaye ngo ujye kwisobanura. Oya, amasengesho y'amarangamutima n'amasengesho yo kwihakirizwa dukwiye kuyavamo. Hano baranditse ngo hari ibintu bigaragara ko ari byiza bizasaba kugenzuranwa ubushishozi no gusenga cyane, kubera ko ari ibikoresho biyobya by'umwanzi bigamije kuyobora abantu mu nzira ijya gusa rwose n'inzira y'ukuri, kugira ngo
kugira ngo gutandukanya izo nzira zombi bye koroha. Ariko amaso yo kwizera ashobora kumenya inzira iri gutandukira inzira igororotse, nubwo byaba biri ko kuba mu buryo busa n'ubutagaragarira amaso. Mu magambo make, iki cyigisho kiratubwira ngo iki? Satani agiye gufata ibintu, agiye gupirata ibintu, akora ibintu bijya gusa n'ibintu by'Imana, ku buryo abantu bashobora kuzagendera mu nzira y'imitekerereze yabo bagire ngo barimo baraca mu nzira y'Imana. Abantu bazisanga ku munsi usoza amateka y'isi barapfunditse ipfundo ry'ubuzima bwabo nabi. Ndakwingingira ngo Imana ikubake, ikurinde. Ndagusabira ngo wirinde guhindurwa n'ibihe. Ndakwingingira kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe, kandi umwuka w'Imana amfashe nawe agufashe kugira ngo twe guhindurwa n'ibihe dukomeze tuba abana b'Imana, tumere nka busore, dukomeze kwerekana ko ubwami bw'Imana buri hafi, kandi icyerekezo cyacu dukomeze dutumbire Yesu wanesheje. Mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko uri Imana yiteguye kubana natwe ibihe byose. Ngwino unabane natwe ibihe byose. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho ibintu byose byaguhivumbagatanya. Reka utumare ubwoba, uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma duhuzagurika. Uduhe kubaka neza, two kwishimira kwirukanka kw'inzu yacu y'iby'umwuka, ahubwo twishimire ko fondasiyo yubatse kuri wowe ubwo ibihe bigiye guhinduka. Uduhe imyiteguro ishyitse. Ndakwinginga Mwami Uwiteka ngo udukure mu kuba abafana b'amadini, ahubwo duhinduke abigishwa ba Bibiliya. Tubisabye mu izina rya Yesu.